tubahaye ikaze kuri Mama Charlene Official ndetse na Kwizera TV. Ni amacano mumaze kumenyera mu buryo butandukanye, mubona abakozi b'Imana n'ibiganiro bitandukanye byinshi byubaka imitima mu buryo bumwe n'ubwinshi. Hanyuma reka tubihe ikaze mwese ahantu muherereye, aho muri imbere za kamera izaya macano yombi murahabona ibyuki by'abamama. Niko bavuga kubera umuntu ashobora kuvuga ngo se ngo muri Yesu habibyuki kuko na Yesu yaravuze ngo Dawidi yari umusore w'uburanga. Kandi ntabwo tuzavuga ibyuki kuko umuntu yageze muri serikeri, reka tujye tubavuga tubareba nabo babyumva n'amatwi abyumve. Ibumoso bwanjye tuhafite umubyeyi, reka muvuge yitwa Josiane, akurikiwe na Mama Charlene. Mama Charlene kuri guseka cyane washigaho urwo wasetse kugerera. Ahari yayirya tuhafite umubyeyi mwiza cyane wambaye ibara ryiza ririmo umweru n'umukara na marinette n'umusatsi mwiza cyane. Turamusuhuje mama. Amen. Hanyuma reka tubahe ikaze cyane, reka tubashimire abantu bose mugiye kudukurikira izi channel zombi. Hanyuma reka tubabwire ngo ubuntu n'amahoro biva ku mwami Imana yacu bibane namwe. Reka duhere kuri uriya mubyeyi wambaye ikanzu nziza irimo amabara ya orange n'umukara adusengera Imana. Mana turagushimye cyane kuko uyu umwanya mwiza waduteguriye kugira ngo tuganire na bene data kubyubaka ubugingo. Twebwe turi abantu buntu, nta nicyo dufite twavuga, ariko Yesu reka tuguhamagare uzubane natwe. Aba ari wowe uduha icyo kubwira abaduteza amatwi n'abazatwumva. Mana umwuka wera aze atuyobore, ntaba ari twe, izina ryawe Yesu ariryo rihabwa icyubahiro. Twebwe duciye bugufi nk'abashakazi bawe, babandi bakumenye mwami, babandi watoranyije kuva kera kose. Mana ukabaha agakiza ku buntu, ukabagirira neza, ukabakorera imirimo n'ibitangaza. Mana turagushimira n'uburyo bwiza uduhaye bwo kuganira n'abakunzi bawe. Mana ibyururutse imitima, ngwino ubane natwe rero uduhe icyo kuvuga. Mana umwuka wera azayobore aganze imitima yacu, twebwe twumvire, kandi ubwo tuvuga ibyubaka ubugingo bw'abandi natwe bitwubake, kubera ko natwe biratureba. Urakoze rero Yesu, tuguhaye umwanya wa mbere, ngwino uganze kandi utegeke, icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Aha. Murakomeye cyane, ni amahoro. Turashima Imana. Mu nkundire rero mbajyane mu nsanganyamatsiko iduteranije muri uyu mwanya. Ngiye kubabaza duteranye n'ababyeyi beza kandi bafite amavuta n'umwuka wera w'Imana ndetse bakuru batarabana. Hanyuma uyu munsi reka mu nkundire mbabaze, ese imbaraga z'umugore mu itorero cyangwa mu muryango ni izihe? Zimaze iki? Zikora zite? Tuzibona gute? Reka mpere hano hagati, niko mbishatse kwivuga, mpere kuri Mama Charlene atuganirize, atubwire icyambere kuri insanganyamatsiko. Okay. Ubundi imbaraga z'umugore, iyo umugore agize imbaraga ku giti cye, kuko buriya mbere yuko zigera mu itorero, na mbere yuko zigera mu gihugu, na mbere yuko zigera muri rusange, zigomba kuba nawe ubwe azifite ku giti cye. Yamara kuzigira kandi akamenya ko anazifite, hanyuma akabona kugaburira itorero, kugaburira igihugu no muri rusange. Umugore rero afite imbaraga. Hari ibimenyetso byinshi kandi bigaragaza ko mu mugore harimo imbaraga. Noneho bigeze no muri iyi veti muri iki kinyejana turimo, imbaraga z'umugore zaragaragaye. Mu myaka yatambutseho ntabwo zagaragaraga neza, ariko umugore ubundi afite imbaraga. Afite imbaraga zo gukora byinshi mu itorero, afite imbaraga zo gukora byinshi mu gihugu, afite imbaraga zo gukora byinshi ndetse no mu buzima busanzwe no mu muryango, kuko hari n'ibyo dushingiraho tukareba. Wenda twifashishije nk'abagore bo muri Bibiliya, cyangwa tukifashisha n'abagore bo mu gihugu cyacu, tukifashisha n'abagore bari mu rwego rw'isi. Hari ubutwari abagore bagenda bagaragaza. Ubu rero nitubisobanura biri bugaragare cyane kuruta uko twari kubisobanura mu myaka yatambutse. Muri iki gihe byo rwose biranasobanutse,
hari aho utambuka ukabona umugore aruriye ari kugikwa, hari aho unyura ukabona umugore rwose nigeze mubona ari gutwara moto, ukabona umugore muri kwasiteri, hari n'uwo nigeze mbona atwara ikamyo. Noneho no muri izi nzego zitandukanye wenda mu gihugu no mu itorero umugore afite imbaraga. Ahubwo ikintu gikomeye umugore akwiye kumenya aka kanya ni ukumenya ko muri we izo mbaraga zaje. Hari abagore usanga batazi ko muri bo harimo imbaraga zo gutunga umuryango ku buryo banatunga n'abagabo. Ubu umugore ageze ku rwego rwo kuba yatunga abana agatunga na se wabo. Ya myumvire yo kuvuga ngo umugabo wenyine niwe ugomba gutunga urugo agatunga n'abana, harimo abantu bakiyifite. Ariko urwego umugore agezeho ni urwego rwo gutunga umuryango nk'uko n'umugabo yatunga umuryango, akabikora nyine nk'umugore, kuko hari ahantu imbaraga zitarenga. Hari umugore nakunze wabaye intwari witwaga Abigayili na Debora. Bari abagore ndabakunda, mbese iyo nasomye biriya bitabo nkava nanjye nakamejeje, nkumva ko nanjye ntoroshye. Kuko Abigayili yakoze ikintu gikomeye. Ngo ubwo Dawidi yari ashonje n'abagaragu be, atuma ibyo kurya kwa Nabali. Mbese Dawidi Abigayili yari afite Nabali. Urumva Nabali ni umugabo w'ikigwari, Bibiliya ivuga ko ari umugabo w'ikigoryi, niko Bibiliya ivuga. Yarengeye Nabali, arengera nabo mu rugo rwe, iminsi yo gupfa ikurwaho, ahubwo hiyongeraho imyaka yo kubaho. Ubwo yari amaze gutuma mu rugo kwa Nabali asaba ibyo kurya barabimwima, babimwimye Dawidi afata umwanzuro wo kubamara bose. Uwo mwanzuro umugaragu abyongorera Abigayili, aravuga ati databuja yanze gutanga ibyo kurya, kandi twamenya amakuru ko Dawidi yarakaye, yavuze ko muri uru rugo rwawe nta n'umwe uhasigara. Bibiliya ivuga ko ngo yihinnye mu gikoni. Iyo ndi kwigisha iki cyigisho mbwira abantu ngo ajya gukaranga inyama yakaranze yikijijwe, inyama yumutse itageze mu isosi. Arangije ashaka imizabibu, ashaka na vino, ashaka imitsima. Arangije aravuga ati reka ntabara urugo rwanjye. Bishatse kuvuga ngo hari ahantu ushobora kugira umugabo w'ikigwari wowe ugahagarara nk'umugabo. Hari ahantu ushobora kugira umugabo w'umunyantege nke wowe mugore ukamubera umunyembaraga. Hari ahantu mu kazi abagabo bashobora kunanirwa wowe nk'umugore ukagira imbaraga. Hari abana mperutse kureba abasirikare b'abakobwa, narabakunze. Nabwo ikimbabaje nuko imyaka yanjye yashaje, nari kujya kubafasha gukora akazi. Bari gutanga ikiganiro bagiye mu butumwa bavuga ko bo ari abamarine barwanira mu mazi. Ndavuga nti urabona abakobwa nuko rero urumva n'abantu bajya mu mazi bakaba abamarine ari abakobwa, ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ngo arangije abwira abagaragu baramuherekeza, ngo Dawidi amukubise amaso ahita agira n'ubwenge byo kurya nubwo yari abifite, yahise yigana n'uburyo ari bubitange. Ngo agiye amaze gutegura amasorori ahera kuri ya sorori irimo inyama. Inyama ihumura kubi kurusha ibindi bintu byose. Ayipfunduye umuhumuro winjira muri Dawidi wari wishwe n'inzara, wa mujinya wo kumara umuryango ubugize gute, uburarangiye. Maze ngo Dawidi ararya n'abagaragu barahaga, ngo yitegereza Abigayili. Yamubwiye ijambo ryiza, yamubwiye ibintu bibiri. Yaramubwiye ngo undinze kumena amaraso. Arongera aramubwira ngo uri umugore, nuko ufite iki Nabali, nuko ufite Nabali ariko uri umuki, uri umugore. Nukuri hamwe no kurya no guhaga, umujinya yari afite wo kurimbura umuryango ugira ute urashira. Ntabaye intwari cyane. Umugore witwa Debora, ngo abagabo baragenda bahura n'urugamba Abisiraheli, maze ngo barahabuka bati ndakurahiye ntabwo turi bugende. Ariko Debora yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ati ngiye kugenda nk'umugore, ariko mumenye ko nidutsinda icyubahiro ntikijya ku mugabo, kirajya kuri biritirirwa ngewe. Hanyuma ngo Uwiteka ajyana n'imbaraga za Debora, ngo barwanirira Abisiraheli, barangije bagera gute, barangije baranesha. Muri iki gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko
hari umupolisi w'umumama mperutse kureba nimba hari ifoto nkunda ni y'uwo mugore agira ijisho umva mbese kureba ntuzaye mu maso byonyine witone utuye n'umugabo kabisa kandi ari umugore wabona n'imyanzuro bafata wabona n'ibigwi byabo wabona n'amanyenyeri ariya manyenyeri ntabwo ari inyoni zabaneye ku bitugu barakoze bajya ku ikosi nk'abagabo bagira n'ibitendo bituma bagira amanyenyeri rero umugore afite uruhare mu buryo bwose yaba ari umugore wo mu kagari yaba ari n'umugore wo mu karere yaba ari umugore wo mu mujyi yaba ari uwo mu cyaro ikintu numva nakwifuza nuko abagore bamenya ubutwari bubarimo akira aho ngaho ntaraha abandi bantu ijambo kugira ngo wenda badusubize hari akantu uvuze uravuga uti nubwo Abigayire yari afite Nabali uyu munsi imbaraga z'umugore tuzigaruke no mu muco no kwizigama uyu munsi igihe umugore agize Nabali mu buriri ese ni ukuruhukira kuri social media no mu rusengero na hehe ndagira ngo iki kibazo nacyo tukirebe Nabali wabonetse akagera mu buriri ku mpamvu imwe ni cyangwa n'iyindi tuziruka nka kuri bubiriye na kumwana ntako ibintu ese nibyo bikwiriye uyu mugore wake kugaragaza ihembara urakoze cyane icyo kintu mbajije mfite ibintu byinshi nde gutegura muri uyu mwaka hari ibintu bibabaza umutima wanjye iyo mbona umugabo yabaye ikigwari umugore akirukira kuri izi social media cyangwa akirukira muri RIB cyangwa akirukira muri polisi ni ukuri ndashaka kubwira umugore unkurikiranye ngo muri twe harimo ubutware muri twe harimo ubushobozi bwo kuziba icyuho ku buryo abagore babaye intwari hari abana mu muhanda batagira gute batahasubira bari abana twita abamarine abagore babaye intwari hari abana bazinutswe amashuri bashobora gusubira mu ishuri ahubwo ibitekerezo by'abagore yumva ko kurya ari umugabo guhumeka ni umugabo ku buryo n'akagafaranga yabonye agatsimba akagira amakonte umugabo atazi n'udatanga minerivare nanjye sinkoraho n'utabahahira nanjye simbahahira umva iyo mibare ndifuza yuko n'ibyo bintu biva mu bwonko bw'abagore kandi reka mubwire iyo wabaye intwari ari Imana iragushyigikira ari n'abantu baragushyigikira kuko nta muntu n'umwe wange umuntu w'intwari ibyo rero wavuze ngo iyo havutse ikibazo wenda mu rugo ibiki ukabona batiritse akumva yuko wenda kuba umugabo atari kurera abana akumva ko yaciye nk'amabere uwo mwana utari kurerwa na se narerwe na nyina ibindi ntabwo ari ukugumura abagabo kuko n'ubundi ababaye ibirara sinjye wabagize ibirara ariko nimba koko utunze Nabali udahahira urugo mwihima abana ibi bintu birambabaza umva nimba ari ibintu leta ikwiye guhagurukira n'Imana ikabihagurukira abagabo uko ari babiri bahagurukira abagore n'abagabo bafata abana bakaba hagati nk'ururimi abana bakabifubye kandi bafite base n'abanyina kubera guhimana kandi impamvu mbivuga ni uko amaso yanjye yagize gute yabibonye nk'ubu hari abantu bajyaga bambwira ngo nzaterura abana banjye njye kubajugunyira se kandi burya njye gufata umwanzuro wo kubyara numvaga abana ari abanjye ni abana banjye bavuye mu nda yanjye ngomba kurwana ishyaka nakikorera agataro najya guhingira imbetezi nahingira igikatsi ariko abana banjye bakagira gute bakabaho impamvu biruka kuri izi kamera ni uko bumva ko abagabo aribo bakwiye kurera niyo ariko azi ko nawe ari umugabo akwiye kurera yabona umugabo byanze agashyira hasi amaboko ye akabikora kandi iyo wabikoze ukavuga ngo ngiye kubarera nimba hari ikintu cyitwa umugisha hari umugisha wo kurera abana Imana irawoguhuga kuri ukazarutana wa mugabo naho yaba afite amagorofa uramusumba ukagira nk'atanu kuko hari umugisha wo kurera abana ntabwo rero dukwiye guhita dutibika ngo RIB ngo yanze kugaburira abana ngo polisi ngo nimuze mu ntabare ngo umugabo nta minerivare ku makonte ufiteho amafaranga ufite amaboko yo kuyakorera ufite aho wayakura ariko ugasanga hajemo ikintu cyo guhangana ni hahandi abana baharengana babigwa ntabwo ari byo reka twerekeze kuri mama Pasiteri Venansi tumubaze ese imbaraga z'umubyeyi z'umugore mu muryango ubundi ni ukubera iki iri jambo rivugwa bakavuga ko umugore yakunze kuvuga
umugore harera umugore n'umugore n'urera cyangwa umwana wabaye mubi no wanyuko no w'umugore wabaye mwiza ni uhindukira akaba umugabo gute mama tubwira iki kintu tunakimenye kuko izi ni ingaruka zigenda zikurikiraho zinabaho ubaye mubi no wanyina ikigoryi ni icya nyina ariko ubundi harera umugore kubera ikiri jambo ryitwa ko harera umugore wabaye muba kwitwa nyina. Yego. Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ubundi no kuvuga ngo mwiremwa turemwe mu buryo butandukanye n'abagabo. Nukuvuga ngo hari ukuntu umugore aremye, hari uko ateye, hari ibimubamo. Hari n'ukuntu umugabo aremye uko Imana yamuremye. Nukuvuga rero ngo abagore baremwe mu buryo butangaje. Imana yabashizemo ikintu cy'impuhwe. Ikintu cyo kumva kandi bakazirikana. Niyo mpamvu umugore aremwe mu buryo umuntu wese yagombye kumwisanzuraho. Ni ukuvuga ngo abagore bagira impuhwe kandi bagira igihe bafite guca bugufi bakumva abantu bose bafite ibibazo. Muri abo bantu rero bafite ibibazo ngira ngo yahera kubo yabyaye. Ntabwo wajya gukemura ibibazo byo hanze utayigiwawe mu rugo. Muri za mpuhwe rero Imana yaturemanye icyambere tuzigaragariza mu muryango. Ni ukuvuga ngo umugore agomba kugira impuhwe z'abana yabyaye, akabatega amatwi, akabumva, akamenya ibibazo byabo, akabarera. Afite ubushobozi bwo kurera kuruta umugabo. Cyane ko abagabo burya mu mitwe yabo habamo ibintu by'imishinga, guhora yagiye atekereza icyo yageraho kundi yagira, ariko wa mugore mu rugo afite umwanya wo kumva abana no kumenya ibyo bakeneye no kubakunda cyane, nkuko mama Charlene yabivugaga, akumva ko ari we wababyaye, akabagirira izo mbabazi kuruta ko yazigirira abo hanze. Ni ukuvuga ngo imbabazi zacu, impuhwe Imana yaturemanye zigomba guhera mu muryango. Ukagira imbabazi z'abo wabyaye, ukagira imbabazi z'umugabo washatse, akaba ari gukunda mbere gutakujya gukunda abo hanze. Kuko hari abagore babicurika, akagaragara rwose nk'umuntu ukora ibitangaza hanze, umuntu ukunda abantu bo hanze, kandi iwe mu rugo atarimo kubikora. Ni ukuvuga ngo imbabazi zacu zigomba guhera kubo twabyaye n'abadushatse, noneho umuryango tukawubaka. Yego. Hanyuma aho ngaho iyo imbabazi zibonetse ariko umugore wabuze imbabazi, wabuze impuhwe, uwo mugore aba yitwa iki? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye iyo umugore yabuze imbabazi, mu by'ukuri aba yabuze uwo muntu. Aha ngaha ntaguciye mu ijambo, uzajya kubona ubona umunyarwandakazi yahagurutse mu rugo yajugunya abana, yabataye, hashize ukwezi kumwe cyangwa imyaka ye kwirongorerwa, kandi asize igitambambuga mu rugo aragiye. Hari cyo uyu mugore ni umunyarwandakazi wujuje indangagaciro, noneho naba ari umukirisitu, uyu muntu mu rusengero akwiye kuganirizwa ate, akwiye gukorerwa iki? Icyo ni ikibazo gikomeye kandi birababaje kumva umugore yasiga abana yabyaye akabata akajya hanze akajya gushaka, cyangwa se akumva ko ikintu cyitwa divorce kimushishikaje, akumva ko ngo aribwo azagira ubuzima bwiza namara gutaba abana, namara guta umugabo. Ntabwo ari byo burya abayihemukiye, kandi aba yishe ibintu byinshi cyane. Turi kuvuga ku bagore, ariko ubwo reka mvuge no ku bagabo. Ikintu cyitwa divorce ni ikintu kibi cyane, kumva ko uzagira amahoro ari utandukanye n'uwo mwabyaranye. Nta nubwo ari byo, nta nayo ugira, muzabigenzure. Ntabwo ari byiza. Njya nkunda kubivuga burya mu itandukana ry'umugore n'umugabo byanze bikunze haba harimo nyirabayazana. Burya ntabwo ariko bose babikorera icyarimwe. Hari ubizana bigatutumba bikamubamo, uwo mugamba akawugira akabagica, ariko muzagenzure bene uwo muntu nyuma burya nta namahoro agira, kuko nta mugisha uri mu gutabana, nta mugisha uri mu kubaho uri wenyine utari kumwe n'abana bawe, abana bari kumwe n'undi mubyeyi. Uriya mubyeyi uri kumwe n'abana niwe munyamugisha, niwe munyamahoro,
kubera ko abana nyine bari kumwe nawe ni abana be bamumara umubabaro bamumara agahinda arababona nyine yarababyaye abiha n'agaciro ariko wa wundi wabataye umama mwe tubyumvikaneho nufata umwanzuro wo gutabana ukavuga ngo uragiye nkuburire nta mahoro uzagira nawe mugabo nufata umwanzuro ko tugiye ntayo urugo ndagiye mukuri nta mahoro uzagira nuko byubatse nyine bihesha amahoro ugasanga umuntu yabaye igitangaza ari kugaragara yambaye neza ari kuvuga neza ari gusa nkaho nta kibazo afite abagifite ikibazo abagifite ni ukuri abagifite rwose umumama watekereje gutabana guta urugo oya rwose pe sinzi icyo mu Rwanda twamwita abayisha umuco nyarwanda urumva ku Mana nyine aba yabaye umupagani birumvikana ntabwo ari byiza rwose dukebura abantu tugaruke ku isoko twubake ingo zacu neza bashakanye rwose bongere basubire ku isoko bakundane hanyuma ababyeyi bakunda abana burya nta kintu kinezeza umwana wo kubona se na nyina bari kumwe rwose pe icyo gihe tugishishikariza abantu ibintu by'amadivorce abantu babikura mu mitwe yabo ibyabaye byarabaye ndetse n'abatandukanye twabashishikariza gusubirana ariko ni ukuri bihagarare kuko nta mahoro bitanga reka twerekere kuri Evangeliste Josiane uramahoro ndashima Imana mu ruhare rw'itorero mu rusengero imbaraga z'umugore zigaragara hehe zikwiye gukora gute umunyambaraga mu rusengero uruhare rwe zagaragara gute cyangwa zakora iki umugore nk'uwo umubwirwa n'iki murakoze cyane mu by'ukuri buriya niba twavuze ngo umugore mu buzima busanzwe afite ubushobozi ubu n'ubu no mu rusengero umugore afite ubushobozi ikibazo ni icy'imyumvire y'abantu hari abantu batarumva ko umugore ahantu hose yaparitisipa hose yashobora kugira icyo akora wenda ntabwo ndi bwinjireyo ariko mu rusengero abagore bagira imbaraga nabo kugira ngo rero umenye ese wabwirwa n'iki umugore ufite imbaraga mu rusengero uburyo azikoresha biterwa nyine na ya mirimo mubonamo uyu mugore mbere na mbere kugira ngo kandi nanone agira agaciro mu rusengero cyangwa agire za mbaraga ziheriwe mu rugo kuko agaciro k'umugore cyangwa se izo mbaraga umugore yagaragaje mu rusengero ntabwo zagaragara iwe mu rugo zitagaragaye bivuge ngo itorero n'ubundi rihera iwacu rihera mu rugo mukurera abana ukita ku wo mwashakanye ukita ku bana mwabyaranye hanyuma izo mbaraga zigusunikira n'ubundi gukora iyo mirimo myiza mu rugo bihita bigera no mu rusengero aho usengera mu itorero runaka uteraniramo zikagushoboza noneho gukora umurimo w'Imana neza niba mbivuze neza warumbajije ngo se bigaragara gute ese bigeze ku ruhe rwego wenda ni ukuvuga ngo twavuga ko ku rwego bigezeho ntabwo rurajya hejuru nk'uko twifuza cyangwa twakwifuriza abandi bagore bagenzi bacu ariko mu by'ukuri mu bigaragara uri kubona ko abagore bari kugenda bakorera Imana dufashe kuri izo ngero zabanje mama Charlene yatanze cyangwa mama wacu abagore bagiye bakorera Imana mu bihe byashize Bibiliya igenda itwereka bagiye bagaragara no mu itorero rero baracyarimo tugenda tubona ko bahana burya Hana yakuye umwana mu rusengero Ishiro niho yakuye umwana kandi ibintu byari byaramurangiranye ariko Imana yizirika nkunda gukoresha ijambo rivuga kwizirika ku Mana ukayizirikaho Hana rero umwana yamukuye burya mu rusengero nubwo atagenga ahita amuterura akarya amarangamutima yagaragarije imbere y'umutambyi akarira umutambyi kugeza ubwo amubona nk'umusinzikazi nizo mbaraga ni umwuka wera abagore iyo twaciye bugufiya umwuka wera akorana natwe hanyuma iyo akoranye natwe adushoboza gukora imirimo mu itorero mu rusengero dusengeramo mu ngo zacu niyo mpamvu rero wenda nsubiye inyuma gato nagaruka nko kuri abo bagore hari igihe batakaza inshingano zabo cyangwa se ubumuntu umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana umuntu uyobowe n'umwuka wera amuhatira gukora ibyo abandi batabasha gushobora niba ushobora guhura n'ibibazo mu rugo ariko
umwuka wera kuyoboye ukihanganira bya bintu bigatuma ukomeza bigatuma babana kuko reka tuvuge birashoboka ko n'abana wenda bashobora kukubera igibabi bakakubera rwose imfurambi mbese bakakurushya ariko iyo Imana wamaze kuyemerera ugaca bugufi nk'umugore iri jambo sinzi impamvu riguma kunda mbere na mbere abagore kugira ngo dushobore kujya ibyo tugeraho nuko tugomba kumva ko duciye bugufi kugira ngo Imana kugira ngo naho ngaho kuko Pawulo yaravuze ngo nemera intege nke zanjye kugira ngo imbaraga za Kristo zibone aho zikorera noneho rero twebwe abagore tugomba kubanza kwiyumvamo ko mbere na mbere dukeneye izindi mbaraga zidushoboza gukora ibyo tutashobora mbese tukemerera ko hari intege nke dufite zitatuma tubasha kugera ku by'abandi bantu bose babona ko tutashobora hanyuma muri uko kubyemera niho harimo ibanga ry'uko Imana iduha izindi mbaraga zigatuma dukomera muri cya gihe abantu babona ko tutari tubishoboye noneho tugashoboka mu rusengero rero nabo abagore barashoboye tujye tubona abagore b'abadiyakoni bakora bakarusha n'abagabo gukora tubona abagore b'abapasiteri bakora tubona abagore b'abarimu bakorera Imana kandi inshingano zose bakazishyira ku murongo ibyo bajejwe byose bakabikora neza bakayobora amatorero bakabasha koroganiza gahunda zose mu itorero abagore barakora iyi upfa kuba uri umugore wemereye Imana gusa kuko burya iyo wabaye ikigande nta mwuka wera uba ukikuyobora bivuga ngo n'ibyo ukora byose ntabwo birafeyaringa ntabwo bizamuka ngo bigaragare rero abagore twemereye Imana tugaca bugufiya Imana idukoreramo tugashobora imirimo mu itorero tugashobora imirimo mu ngo zacu tukabasha kubaha abagabo tukabasha kurera abana neza tukabasha kubana n'abaturanyi neza kuko ubundi nyine itorero rihera aho ngaho nyirizina ubundi rihera aho ngaho murakoze cyane murakoze tugiye kwerekeza ku musozo ariko buri muntu ugiye kumubaza ikibazo agenda dusubizaho gatoya ni kubera iki wenda ukinira aha ngaha ni iyihe mpamvu ituma abagore bitabira ibintu mbere ya byose ushinga icyumba bakaza biruka wagerayo ugasanga kirimo abagore 35 abagabo ni 2 utanga uvuga ubwitange utanze vuba wirukanka vuba usanga ari abagore ni zihe mbaraga zisunika aba bantu ugasanga abagabo turi inyuma igihe cyose sinzi ari jambo ngiye gukoresha ariko turi kuri kamera abagabo murakomeye mufite ukuntu mwiyumvisha Imana yabaremye namwe muhita mufata icyo cyubahiro urumva ibintu byose mukora analize niko abagabo muteye niko abagabo bateye abagabo benshi babanza kwanaliza ikintu bagiye gukora bagashyiramo ubwenge bakavuga ngo ese ubu ntihaba harimo ubujiji ubu sinaba ngiye guhubuka mbese impamvu ubona haba ibintu nk'ibyo nyine ukabona twebwe turahita twiruka kandi nyine n'igihe n'ibintu ariko uko mwiruka mu bintu byanyu ariko nanone niko n'amarira yanyu y'ingaruka nayo bamwe agakoba akakoko yego no kuvuga nkuko nabikubwiye twe tugira amarangamutima hafi na Bibiliya irabivuga ko turi inzabya zoroshye irabizi ko tworoshye bagabo mutwumva abagore turoroshye ako nyine ntabwo tworoshye ku buryo watugenza uko ushaka kose gusa imitima y'abagore iroroshye ku buryo niyo mpamvu ubona niba hari ikintu kije cyo gusenga urasanga umugore ari bubyitabiriye mbere kandi niba habaye na karabaye muri karitsiye tuntu twose urasanga abagore aribo bagize emosiyo umva mbese abagore impamvu bakunda kwitabira ibintu cyane ni iki cyabaye abagore bakabonekamo mu kwitanga ujya ubona njya mbona abagore nanjye najyaga nikuramo n'amasaha naba mfite n'isakoshi nkayitanga kandi nta mugabo upfa kubikora nta mugabo wapfa gufata igisaha yiwe ngo apfe kuyikuramo ayitange gutyo
ntibishoboka arabanza agatekereza ariko abagore iyo afashijwe afashwe kandi dufashwa vuba nyine nuko duteye nuko Imana yatwiremeye abagabo rero impamvu mwe mutabihubukira cyane naje gusanga ari imitima yanyu mufite ukuntu muremye Imana yabiremeye ibashyiramo icyo kintu cyo kumva ibintu byose ari ukwanariza murakomeye nyine Imana yabagize abantu mukomeye niyo mpamvu nyine abagabo twubakwe Yes. nta wabatera amabuye n'ukuri Imana bakumugisha abagabo mwubakwe Mama Charlene muri abanyembaraga n'imbaraga murazigaragaje kankubaza akabazo koroshye cyane kubera iki mwishima mukarira mwababara mukarira mwakumbura mukarira aka kantu naga ngiye mfite amatsiko aka kantu yema reka nkubwire abagore nkuko yabivuze n'undi nkaho yabishubije abagore bagira umutima woroshye ntabwo bari mu mekanike ni uko Imana yabaremye ubwo rero nta yindi mpamvu ntibibaze ibintu byinshi ni umutima woroshye nyine burya ni nayo mpamvu umugabo unanirwa umugore burya abagabo baremwe mbere niyo mpamvu umugabo abagore kubera ukuntu bateye burya no kuyobora umugore cyane rwose ibaza umugore ugurira ururabo rw'igihumbi wamusigiye rasiyo ya 500 ariko urwo rurabo ukarumuha ukamwibagiza kwa muhaye rasiyo ya 500 umunezero akawirira nawe yakirira umushyushye cyangwa akabwirira n'ibyo ngibyo reka mbabwire mukuri uburyo bwo gutungamo umugore ni uburyo bworoshye uri kubyumva ndagukunda yonyine ngo ndagukunda ishobora kumusinziriza imvange zawe ukazirika bana mwabagabo mwe munanirwa abagore banyu nukuri nta kazi kanyu pe umugaburire bagira imitima ibaze ubwo se umugabo wamubwira ngo ndagukunda ibyo umugabo yabuze amafaranga ukamubwira ngo ndagukunda yiba mu ikofi nta bindi bintu yabuze amafaranga yakishima rero Imana yatanze umutima woroshye ku bagore ushobora kumugurira isaha ya 2 n'imbibaho sibyo ako kantu ukagerekaho akabizu konyine akabizu nukuri kose waba udahiruka no kumugurira igitenge ukabuza igicyuho kandi ubwo abagabo batazi gutereta ntimugire ngo bari kubigisha nzabakorera ikiganiro cyo gutereta uri kubyumva rero umutima Imana yahaye abagore ni umutima woroshye cameraman urahare ashobora kugira umujinya w'umuranduranzuzi akagufatana n'umugore gutya akagufatana n'umukobwa muri guteretana yabibonye n'amaso ye nta nkurumbarirano abirebye none akakanya ariko ugahita umwumvisha ukuntu ari mushiki wawe mbese igitatuwe ukamujyana mu cyumba utisha bitinde gukunda uwo mujinya ugahita urangirira yego ni umutima mwiza Imana yatwihereye amen Mama Pasteur Venance ngiye kukubaza ikibazo turi no kwerekeza ku musozo muri abanyembaraga nubwo muri n'abantu bafite umutima udakomeye mu wacu igihe cyose nasomye mu isezerano rya kera nakunze kubona ibibero by'abagore beza ba mama bashiki bacu byararindimuye imbaga Mama Charlene ariko gukozeka ibibero byarindimuye imbaga kuva mu isezerano rya kera Samsoni yazize ibibero Dawidi arebye ibibero bya Bukuru yarere n'abandi uyu munsi mu nsengero aho tugenda nivugiro wenda mu nsengero nivugiro no museko ibibero ko bisigaye byanama imbere y'abagabo byose handi ko twasomye ijambo ry'Imana reka tubwira ngo niyo turi mu nsengero burya na Satani abateranye kandi ibyo biro bikaba byaragera ikora amabara ko byakoze amabara uyu munsi na n'uyu munsi bigahari aba banyembaraga b'ababyeyi bacu bashiki bacu bamama ni iki kintu mu bukangurambaga mwakora kugira ngo n'ubundi ibidakomeza kurikora burya naho utarikora ku mugaragaro ngo bigaragare ariko imitima n'ubwonko n'intekerezo hari biba byagiye kure iki kintu mama muri munsi muri iki gihe mwitorero ni iki mwatangaho ubutumwa kuri aba bama musa nk'ababivuzeho ahubwo mwebwe ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye kandi kinababaje kubera ko abantu bari gukina n'ibihe duhagazemo bari gukina n'icyo bita iterambere ariko nagira ngo mbabwire iri terambere abantu bakina naryo
nibashishoza neza barasanga ibyo bita iterambere ahubwo ari byo bizanira akaga isi. Nagira ngo abantu batekereze ku iterambere, none batekereze no ku bibazo isi ifite, ibyo bintu babigereranye. Kubera ko ingorane turimo akaga isi ifite kari kugendana n'ibyo abantu bita iterambere. Abantu bakanga kumva ukuri, abantu bakanga kugirwa inama ngo bari mu iterambere. Rero niba mwarahisemo iterambere, bene data mwirengere n'ingaruka zaryo, kubera ko isi ifite ibibazo kandi biremereye. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bambara ubusa nk'uko no mu rusengero bikageramo, abamama bakambara ubusa, abakobwa bakambara ubusa, Imana irarakara. Utarakomeza Imana irakarira. Iyo uvuze iki kintu iki baratubwira ngo turebe hirya, ngo turi kureba iki, aya maso yacu ntabwo azareba ikomereye. Ikibazo se nagira ngo rero ngewe mbwira abantu, oya mwiseka, ikibazo kirakomeye. Ni ukuri mwiseka. Abantu barasenga, abantu bafite ibyifuzo, yewe abantu bafite ibintu bikomeye cyane basengera. Urumva, reba n'icyorezo aho kitugeze, abantu barasenga. Ariko reka mbabwire bene data, abantu barasenga bambaye ubusa kugira ngo bigende gute? Abantu baranga kumva imiburo kugira ngo bigende bite? Erega Imana nayo turayirenganya, ariko njya mbwira abantu ngo barikunda. Ni gute dushaka Imana dukorera ibyo tuyisaba, ibyo dusaba tugafunga amatwi? Ni ikibazo gikomeye. Niba tubwira ngo abantu ntibambare ibikwize mu rusengero cyane cyane, sibyo? Be kujya gucumuza abakozi b'Imana, be kujya gucumuza abagabo. Uwitwa ko afite Kristo muri we, akijijwe asenga azi ngo agiye gutakira Imana. Urajya gutakira Imana wambaye ubusa, uri gucumuza abantu, uragira ngo Imana yikore iki? Rero reka tubwire abamama, tubwire abakobwa, n'ukuri tugiye kwinjira mu mwaka mushya. Mwatubabariye mukambara mukikwiza, mukareka gucumuza ubwoko bw'Imana kugira ngo Imana nayo idohore. Iyo Bibiliya ufite niyo bahita bagera mu rusengero ikaba umwambaro, bakagira gutya agakinga kunga kwaba yambaye neza yatwitse yagereka gukuraho Bibiliya. Hari no muzarebe, hari n'ugerayo ubwe nawe akabura amahoro kandi ari wiyibujije, agatangira agakurura ibitari gukurura iki, kandi niwe wabyiyambariye, ntawe mushyizemo. Ariko nawe ageze mu rusengero umutima uramukubise, abonye ko yakoze ibara. Kandi ndaguhangayika, wakwambaye neza ukajya mu nzu y'Imana ugasenga, ariko ukareka kugenda wambaye ubusa. Reka tubasabe babyeyi, bene data, bamama, abakobwa, uyu mwaka uje wa 2022 rwose dusubire ku isoko, twambare twikwize rwose, mubishishikarize n'abandi, bibe nk'ihame, bibe nk'itegeko. Umuntu naza yambaye n'abasanga ari umwe, nawe mutera isoni yo kuzongera. Ariko nasanga muri benshi azavuga ko ariko bimeze. Ariko reka tubirwanye, nuzabikora azabone ko yataye umurongo. Icyo kintu kirashoboka. Abantu bose bafata ingamba, buryo wanze kujya mu murongo agera aho abandi bagiye mu murongo akabibona, akabona atandukanye n'abandi. Turashaka kumwereka abantu ko batandukiriye, nagera mu nzu y'Imana abone yatandukiriye. Turabinginze rwose bakunzi ba Mama Charlene Official ndetse na Kwizera Yesu TV. Iki cyari ikiganiro twaduhuriyemo n'abakozi b'Imana, ababyeyi batatu batuganirije neza. Reka dushimire Josiane muvuga butumwa mwiza, reka dushimire Mama Charlene muvuga butumwa, reka dushimire Mama Pasteri mwatwitabiriye mukatwemerera ubutumire bwacu. Twabwiraga abantu kugira ngo tumenye imbaraga z'ababyeyi ko zihari, mwaratubyaye mukaturera imunda mugaheka mukatugira, izo ni imbaraga tutagira. Ariko nanone mushobora no kugira n'imbaraga zo kuturoha cyangwa kudukiza. Icyo kintu nacyo ni ikindi kintu mwari mukwiye kumenya. Abantu badukurikiye muduteze amatwi, ntawe dutokinze, ariko ukuri ni kwiza kugira ngo kugaragare. Reka tubashimire mwese abakunzi baya macano yombi, mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, mubisangiza abandi, kandi Uwiteka akomeze abayihe guhirwa n'imigisha. Reka dusoze n'isengesho hamwe n'umuvuga butumwa Josiane. Turagushimiye Mana yacu, wabanye natwe kandi utuyoboza umwuka wawe wera muri iki kiganiro. Wakoze cyane. Reka rero dusenge twinginga kugira ngo umuntu wese uzareba iki kiganiro ari kuri Mama Charlene Official, ari Kwizera Yesu TV, umuntu wese uzareba iki kiganiro ahabwe umugisha, kandi namara kukireba
akacyumva, imana nziza, imana nkuru izashoreza imbaraga nyinshi iki kiganiro, amagambo twavuze yinjire mu mitima yabo kugira ngo haremwe ibindi bishyashya. Turagushimiye rero kubanye natwe, gumana natwe, ugumane n'abantu batwumva, baha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.